Nitwa Isabella, ngiye kubabwira ukuntu umusore yanshutse nkamuha ubusugi bwanjye ariko nyuma akaza kumpemukira. Ndicuza cyane kuba naramwizeye. Burya koko ngo uwizera umwana w'umuntu navumwe. Inkuru yanjye reka nyihere niga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, ubwo nari nkigera muri segonderi. Nkigera muri segonderi mu wa mbere, mu ishuri nigagamo hari umusore mwiza cyane witwa Joshua, ndetse uwo musore twaricaranaga. Uwo musore twatangiye kuba inshuti uko iminsi igenda ishira nk'umwana twigana. Icyiyongereyeho yari umwana w'umuhanga cyane, ku buryo iteka yahoraga ansobanurira nk'umwana twicarana. Ubucuti bwacu bwagiye bukura cyane kugeza ubwo nageze aho nkamufata nk'inshuti yanjye magara. Gusa ntibyarangiriye aho kubera ko ubwo twari tugeze mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye, yaje kumbwira ko burya bwose ankunda. Nubwo twigana, twicarana, tuganira ubugoryi bwose, yarambwiye uti Isabe, ndagukunda n'umutima wanjye wose. Uri umukobwa mwiza, uteye neza, ikindi kandi ugira imico myiza. Ese byakunda ko dukundana? Naratunguwe cyane no kuba ankunda, kuko yari umusore mwiza cyane, numvaga utapfa kunkunda byoroshye gutyo. Naramwemereye, turakundana, rwa rukundo nyine rw'abanyeshuri namwe murabyumva. Twarakundanye kugeza tugeze mu mwaka wa gatatu. Tugeze mu mwaka wa gatatu, nibwo umusore yambwiye yuko tugomba kujya twitanaho mu buryo bw'umubiri. Ambwira ko iteka buri uko dutandukanye asigara yumva afite irari ry'imibonano, agasigara yumva afite ifemba. Muri make yambwiye yuko iyo dutandukanye adasigara neza. Yatangiye kunsaba ko twaryamana, gusa nabonaga tukiri abana. Ikindi kandi mama yari yarambwiye ko ngomba kwirinda abasore banshora mu ngeso z'ubusambanyi. Uwo musore nubwo namukundaga, numvaga nanamuha pe, ariko nakibuka ijambo mama yambwiye nkumva ngize ubwoba. Gusa nawe ntiyarekeye aho gukomeza kubinsaba. Yakomeje kunsaba ko twaryamana, nuko nkomeje kubyanga, umusore ambwira yuko tutazongera guhura ngo tuganire turi twenyine. Yatangiye kunyiryaho, hacamo icyumweru, ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu, tutongeye kubonana. Byarambabaje cyane nk'umuntu nakundaga kandi numva tutamara icyumweru tutabonanye. Nibwo naje kumuhamagara, ndamubwira nti ese sheri wanjye, kuki usigaye umburira umwanya bigeze hano? Ni ukubera iki? Ese waranyanze burundu mbimenye? Yarambwiye ngo iyo dutandukanye nsigara nabi, narabikubwiye. Ati ntabwo ibi ngibi ari ibijyanye n'irari, ahubwo ni ibijyanye n'umubiri wanjye. Ati iyo dutandukanye nsigara ndibwa mu nda, ngo kandi ngo ntabwo ari mu nda gusa, no hasi reka mpite mu ntoryi wenda. Ngo haramubabaza cyane. Ambwira yuko iteka iyo yifuje kuryamana n'umuntu ngo ntibikunde, araribwa cyane, ku buryo ari n'igihe ngo adashobora kubyuka ngo abe yagira n'ahantu ajya kubera uburibwe aba afite bukabije. Arambwira ati rero wa mukobwa wa Isabella, kubera ukuntu nkukunda, iteka iyo turi kumwe untera kwifuza. Bityo rero twatandukana bitabaye nkasigara ameze nabi. Ati niba n'ubundi udateze kumpa, tuzakomeza dukundane, ariko ntabwo tuzongera kujya tubonana. Naramubajije nti ese tuzakundana gute tutabonana ngo tunaganire? Arambwira ngo niba nifuza ko tubonana, mbanze mwemerere ko nzajya muha igihe yabishatse. Nari mukumbuye cyane, naramukundaga cyane,
ku buryo numvaga kubaho cyangwa gukundana nawe ariko tutabonana numvaga bitankundira pe, nawe urabizi iyo ukunda umuntu iteka uba wifuza kumubona. Naramubwiye nti ngaho basi nta kibazo, nitwongera kubonana tuzabikora, ubwo tuzajya tubonana gake gashoboka kugira ngo tutiyandarika mu mico y'ubusambanyi tukiri abana, bityo tugahura n'izindi ngaruka. Twarabyumvikanye, nuko kuwa gatandatu nibwo nakundaga kujya kumusura iwabo kubera ko yabaga ari wenyine, mukuru we yiga muri interina, mama we na papa we babaga bagiye mu kazi. Kuwa gatandatu uhageze nari mbizi ko ninjya kumureba turi buryamane. Narabanje nditegura, ntangira kwita ku myenda y'imbere ndi bwambare, ndavuga nti abahungu bakunda umukobwa wambara agakariso k'umweru, nyine ndabanza nditegura bihagije, nawe urabizi iyo uzi ko uraryamana n'umusore. Saa munani z'amanywa nari maze kugera iwabo. Yarabanje aranyakira nk'uko bisanzwe, anzanira agafanta muri firigo, turaganira, ambwira impamvu y'ibyo byose, ambwira ko ababara cyane. Hashize umwanya nibwo yambwiye uti se tujye mu cyumba wamaze kuruhuka? Ndamubwira nti nta kibazo twajya mu cyumba. Twaragiye rero tujya mu cyumba, tugeze mu cyumba uwo musore agerageza kunkuramo imyenda, nawe yikuramo imyenda. Numvaga mfite isoni nyinshi cyane ku buryo navugaga nti ese uyu musore nitumara kuryamana nzongera kubasha no kumureba mu maso? Numvaga mfite isoni, ntago ari isoni gusa, numvaga mfite n'ubwoba kubera ko bwari ubwa mbere, mvuga nti tugiye kubikora haza amaraso, ese nihamara kuza amaraso ndataha mbasha kugenda? Numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane ko numvaga abashiti banjye bambwira yuko gusujurwa bwa mbere nyine bibabaza. Urumva rero nari mfite utubazo twinshi niko nabivuga, ubwoba, isoni, numvaga nanahangayitse. Yari yateguye udukingirizo pe, nari namubwiye ko nubwo tuzabikora tutakorera aho ngaho kugira ngo atantera inda. Arabanza anyumvisha yuko ngo tubaze neza ngo iminsi yacu n'ubundi ntasama, arambwira ati nk'aya matariki kuko hashize icyumweru uvuye mu mihango ntago wasama. Ndamubwira nti hoya, uko byagenda kose turakoresha agakingirizo nubwo nakizera umutekano wanjye. Nta kindi cyakurikiyeho rero, umusore twarateguranye nyine bwari ubwa mbere, nta nubwo nari nzi neza ngo ndi gukora ibiki, icyo nari nzi ni uko nari ngiye kumuha ibintu, ikindi nari nzi ni uko nari nzi ko ngiye gutakaza ubusugi. Twarabikoze pe, ndetse umwanya munini ndababara, birambabaza ariko birarangira, noneho dukomeza urukundo rwacu, ariko twumvikana ko igihe nagiye kumusura tugomba kuzajya tubikora. Gusa muri uko kubikora byageze aho ka gakingirizo karatubangamira, biba ngombwa ko agakuramo. Amaze kugakuramo urumva twakoreye aho, ariko ubwo agiye gusoza ibyo akora aranyiyaka. Twarakomeje turakundana, ndetse buri wa gatandatu abigira nk'akamenyero nkajya njya kumusura, tugakora ibyo dukora, tugakorera aho ngaho. Nari narabibonye ko ntasama, nuko kuko yajyaga anyiyaka akabirangiriza hanze. Twakomeje urukundo rwacu mpaka tugeze mu wa kane segonderi. Urumva twari tumaranye imyaka igera kuri 3 cyangwa 4 turi mu rukundo. Urumva uwo muntu yari n'inshuti yanjye cyane.
gusa ikirenzeho ni uko yari yarangize nk'umugore we kandi tukiri abanyeshuri. Tugeze mu wa kane naje kwisanga nasamye inda ye mu buryo tutapanze, tutiteguye. Narapanitse cyane ndahangayika ndavuga nti ubu koko ngiye kuva mu ishuri? Umusore arambwira ati nubwo ntazi ukuntu byagenze ariko ngiye guhiga amafaranga nk'umusore, ngiye gukora iyo bwabaga, ati nibinaba ngombwa ndaza kwiba ukuremo iyo nda, ntago natuma ubyara imburagihe. Ati kandi nanjye nkiri umunyeshuri nta mafaranga mfite yo kukwitaho. Kubera ubwoba nari mfite mvuga nti mu rugo nibabimenya barahita banyirukana se, naravuze nti shaka amafaranga tuyikuremo. Umusore niko gutangira guhiga amafaranga ndetse rimwe na rimwe agasiba ishuri yagiye guhiga amafaranga, mu byumweru bibiri yaramaze kubona ibihumbi 35. Hakaba hari umuganga rero ngo bari bamurangiye ngo ukuramo inda ku bihumbi 35. Naje kujya kureba ubwo igihe cyarageze nyine tujya guhura n'uwo muganga, arabidukorera inda ivamo, imaze kuvamo twagiye kureba umuganga rero ankubita ibishinge ampa n'ibinini. Muganga arambwira ati genda iminsi 2 inda iraba yavuyemo, ati wowe uzirinde gupanika. Naratashye nuko mu nda harandya, ngubwa nabi, ndaruka, ndarwara, ndaremba. Umunsi wa 2 uragera mera gutyo, ntegereza ko inda ivamo ndaheba. Umunsi wa 3 urikubita, ariko ubona ndi kujya mu mihango bisanzwe nyine hakaza utuntu duke. Iminsi yarakomeje irihirika, icyumweru kirashira, nibwo twaje guhamagara umuganga mubwira uko byagenze. Arambwira se byagenze bite? Ati kuki itavuyemo? Ati cyangwa warambeshye ngo ifite ukwezi kandi wenda ifite nk'amezi 3. Ndamubwira nti reka reka. Muganga ati rero ibyo birimo risike, ugomba kugaruka vuba nkaguhereza indi miti. Naje gusubira kwa wa muganga, arambwira ati se ibi ni ibiki? Ati kari ubwa mbere mbonye ibintu bimeze gutya, umuntu akajya mu mihango bisanzwe kandi inda ntivemo, namuhaye imiti yo kuyikuramo. Umuganga arongera ampereza indi miti, ndataha. Ngiye kubona mbona nk'ejo birakunze, ariko ndwara igihe kinini cyane, kujya ku ishuri bigoye, ewana mpura n'uburibwe bukomeye, ndarwara ndananuka, ntakaza ibiro. Ubwo ibyo byose kwari ukurwana no kugira ngo mu rugo batabimenya. Urumva no mu kurwara narabihishaga, nkacunga mama amaze kujya mu kazi, nkahita ngaruka nkirirwa ndyamye, mama wanjye we azi ngo ndi mu ishuri. Nyuma yaho naje gukira, nkomeza amasomo yanjye nk'ibisanzwe, ndetse na wa musore turakomeza turakundana, ndetse urukundo ruriyongera, dore ko nari narabonye ari umwana mwiza, atantererana mu bibazo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umusore rero twaje kugira aho turangiza segonderi, gusa we kuko yari afite n'ubundi iwabo bakize, yaje guhita abona akazi imbere yanjye. Murabizi kubona akazi kw'iki gihe biragoye. Njyewe natinze kubona akazi, ntangira kujya nkora uburimo buri aho bw'amafuti budahuye n'ibyo nize. Umusore we aragenda ashaka amafaranga. Nyuma y'imyaka 2 yonyine turangije kwiga segonderi, umusore yambwiye yuko amaze kubona amafaranga ahagije, yifuza ko noneho twakibanira nk'umugabo n'umugore. Yari ahagaze neza, nta kibazo yari afite, n'iwabo kandi bari bakize.
sinari bubyange kuko twari tugikundanye pe, naramukundaga kandi nari naravuze yuko ari we ugomba kumbera umugabo, cyane ko ari nawe nahaye ubusugi bwanjye. Nta kindi cyabaye, yaje iwacu arakwa, atanga inkwano, ubukwe buraba, ubukwe bwiza cyane bw'agatangaza, ubukwe buteguye neza burimo amafaranga, bwari ubukwe ababyeyi banjye bishimiye cyane. Twarabanye rero nk'umugore n'umugabo, ndagenda mba umugore mu rugo, ndicara ndatuza, umugabo wanjye turabana, ambera umugabo mwiza mu buzima, ku buryo navugaga nti urukundo rwacu n'Imana yaruhisemo. Twagiye kubona tubona amezi 5 arihiritse ntarabyara, ntarasama. Dutangira guhangayika, se kubera iki ntasama? Cyangwa se uriya ari we mwana wenyine nari kuzabyara, uriya twakuyemo. Biraducanga ariko ntitwabigira intambara, turihangana. Umwaka urikubita. Umwaka wa 2 umugabo wanjye arahangayika arambwira ati rero ubu buzima ndaburambiwe nkeneye umwana. Ati reka tujye kwa muganga baturebere impamvu udasama, ati wasanga ari nanjye ufite ikibazo cyangwa ari wowe. Twagiye kwa muganga. Tugeze kwa muganga baduhaye amakuru mabi y'uko ntashobora gusama, ngo kubera ko nangiritse bikomeye ubwo nakoraga ikosa ryo gukuramo inda. Muganga arambwira ati ihangane, nta kindi kintu warenzaho, ntago wabasha gusama. Twatashye umugabo wanjye yihebye, yacitse intege, ariko arambwira ati mugore wanjye humura, nitwe twabikoze, reka twakire ingaruka zabyo. Ati nidushaka umwana tuzareba babana bo ku muhanda tumuzane tumurere. Twarabanye njye n'umugabo wanjye, ariko ndagenda ndiheba ndetse ndwara depression iteye ubwoba, kumva yuko ntazigera mbyarira umugabo wanjye kubera ko nakuyemo inda. Ariko umugabo yankomeza akambwira ko ntakwiriye guhangayika, nkumva ndakomeye nyine, nkumva nanone wa mugani nta kibazo. Umwaka wa 3 turawukubita, umwaka wa 4 turawukubita, uwa 5, uwa 6, uwa 7. Mu mwaka wa 8 rero nibwo umugabo wanjye ibyanjye nawe byatangiye kuba ibibazo. Yatangiye kumbwira ko ubu buzima abona atabubamo ubuziraherezo. Arambwira ati ubu buzima ntabwo nabubamo kugeza nshaje. Ati hoya, ati ngomba gushaka umwana kandi uvuye mu maraso yanjye. Ndamubaza se mugabo wanjye ko uzi ko ntabyara, uwo mwana uzamukura he? Ati se abandi bagore ntibabyara? Ati umwana nzamushaka, ati gusa nimubona nzamuzana hano. Umugabo wanjye ntibyatinze yatangiye gutereta umukozi wacu. Arambwira ati wa mugore we, ati aho kugira ngo njye hanze mu ndaya n'urugo rwanjye, byaruta nkatera inda umukozi akabyarira hano, byaba ngombwa agahita yigendera. Umugabo wanjye yatangiye kuryamana n'umukozi, ndabibona, ariko umugabo akambwira ati ntacyo ugomba kurenzaho, ntubyara, nkeneye umwana. Umugabo wanjye koko nk'uko yakabivuze, byaje kurangira ateye inda umukozi. Ngira ngo ahari ni ibiri aho bizahita birangira, biza kurangira umugabo wanjye agiye gukodeshereza umukozi inzu, aravuga uti nta mpamvu y'abagore 2 mu nzu, atereka uyu nguyu umukodeshereze iwe, aba ari naho azabyarira. Ndamubwira se mugabo wanjye nturaba ugize ingo 2? Ati ntacyo bintwaye, pfa kuba mwese mbasha kubitaho. Ndafuha, ndababara, ariko ndatuza. Wa mukozi yaje kugeraho arabyara. Amaze kubyara, umugabo atangira kujya ajya iwe, agakubitaho ibyumweru 2, akagaruka iwanjye, akamara icyumweru kimwe, agasubira iwabo wa mugore.
umugabo agenda gutyo gake 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 kugeza ubu kano kanya byafashe indi ntera, ubu tuvugana amaze umwaka atarangarukira iwanjye. N'iyo muhamagaye nkamubaza se ko ngukumbuye uzagaruka ryari? Arambwira ati hano mfite umuryango wo kwitaho, mfite abana babiri, ati ese uragira ngo mbasige nze aho ngaho gukora iki? Byarangiye umugabo wanjye antaye, ansiga mu mitungo yacu, aragenda ajya gufunda ubuzima bwe bundi bushyashya, aranta, yisangira undi mugore. Impamvu nifuje kubasangiza ubu buhamya, ni ukugira ngo abagore n'abakobwa tumenye ubwenge. Umusore nagushuka akagutera inda, ubona mu by'ukuri byakunda ko wabasha kwirerera umwana, byara, ye kukwizeza ngo nuyikuramo ngo biragenda neza, kuko hari igihe bizagenda nk'uko byangendekeye. Ikindi cya kabiri, byaba byiza kurushaho wirinze ku buryo nta muhungu wapfa kugutera inda mutabiteguye, aho ho byaba byiza kurushaho. Rero ngiyo inkuru yanjye, ndababaye, ndigunze, mfite agahinda, ariko ntacyo mfite nabikoraho. None se ko ntabyara, ari njye wabyikururiye, mbitewemo n'uwo mugabo wanjye, ibyo yatumye nkora tukiri abana, ariko nta kundi, ubuze ubwenge nyine Imana iramureka.